twagiye yewe buri wese yarazi ibyo nzi. uriya muzungu ariko se reka amurikirana nkubaze na nawe umaze kumvanga rero ibyo uzi niba umuntu yaje akagushinja ibintu bingana gutya ni ibiki uzi uzajya kubicuruza uzabibazamo akabati naguhaye no ibyo uretse gato nkubwire sheri ntabwo nkuzi nkubonye uyu munsi sinkuzi ndabaza niki aya masaha uri guhisha ibyo uzi ni ibihe umuntu yaje hano akwegekaho imyaka 3 yo kumugira umucakara wo kumucuruza ibi ni ibintu biri sensitive wewe ukaza ukifata ngo urumva uravuga unusuranusura nka wa murundi uri kurnya ikibazo ntabwo muzi kumva neza Mutoni yabyivugiye nuko mwe muri gushaka kugira kuki utavuga Mutoni nakubajije Mutoni Nairobi muri icyo gihe yamazeyo ni muntu kiduhereza ishusho ya Mutoni yaduhaye ishusho ye kandi bakubwiye uyu Rabere yabivuze ngo ari umuntu hamwandikira amubwira ngo bivugira nabwirwa nyine wowe urumva ariko tubwire ndakubaza kuki tukumva inkuru imbarirano kandi we nyiri ubwite uhari tubwire we uyu nguyu atubwiye urugendo rw'imyaka yamaze Nairobi bigira bigaragaza kuri kwawe wowe Olivia hari ahantu yarageze heza ari kuvuga ati yamaze kuva iwanjye aragenda ajya gufungwa agira ibiki hariya niwo wari utangiye ubundi kutubwira Mutoni wa nyawe natwe tumenye ngo uyu muntu ni muntu uyu nguyu ibintu bari kuvuga tubijyanishe n'ibyo ufite nawe tubijyanishe ngo avi wanje ngaho yagiye ni uhazi nanjye ndahazi ngo ni uhazi urumva ngo kandi nanjye ndahazi urumva nyine nagashaka kwavuga kandi twe turi hano ubu niyo mpamvu tubigejeje mu gitondo twumve ibyawe tubigira uniform y'uyu nguyu tubijyandanishe tubanze twumve ahantu ibintu biri kugana vayo na Olivia yabarengana naza vayo Olivia ahubwo afite point hari ahantu yageze ndavuga ahangaha ntangiye gucanganyikirwa byanyabyo mutapinge screen gusa na Congress aravuga ukumva rwose ibyo bintu ukavuga mana Congress none arageraho ukahita wumva uracanganyikirwa ngashaka kurira rero Olivia nabishyireho umucyo kuko niwe utumye turara twicaye iri joro ryose niwe wandikiye Godfather iri joro se ryageze mu gitondo ready saa 12 zirageze iri gitondo mbwira umucyo ushaka mbishyiraho ngushireho ubundi nayo njye kuryama twebwe Olivia tubwira igihe Congress yavaga iwawe yahise ajya he yagiye mu biki Nimanyagaki yarafite erega tunamenye nayo iyo mico mibi yose ahantu yagiye yandurira ibyo bintu byose byo kugera naho ageze ahangaha akageza kukubeshyera aho yanduriye ni ukujya kubaza ku Gisozi aho yagize ute aho yanduriye iyo mico ye ni ugusubira ku Gisozi aho yabaga kuko barabizi bose mutapinge screen ngarure comment yego subiza nakubajije reka tubigenze gutya uravuga ngo hari ibyo udashaka kuvuga ariko it's a good time none kugira ngo ushyireho umucyo warebye telefone batangiye kumuhamagara dore ese wagarutse madame natubwire ko message gute kandi se wavuyeho ibyo uri kugira kimwe gazi mutapinge kuri foto ya Godfather hejuru ngarure comment give me water my drinking water please mubwira baretse ko ibintu birakomeye umva nkubwire madame umva icyo ngusaba ni iki ngiki wakomeje kunusuranusura ngo ari kwivugira we yafashe ubuzima yabaye muri Kenya atubwira ko ubwo buzima buri mu biganza byawe kandi waramugize umucakara w'imibonano mpuzabitsina wowe niba ibyo ngibyo bihakana utaramufungiranye mu cyo gihe kingana gutya wowe niki utubwira ku buzima bwa Mutoni muri Kenya Mutoni ni muntu ki alezi ubuzima bwe n'ubwiziye ntabwo ndano ngo umwanike pe yondoyitse bijyazamo abantu benshi cyane umva icyo nge ni justify gas namugurishije ushyira mu ndi muntu we icyo dukeneye kutubwira ni iki ntuvugemo abandi bantu ni nko kuvuga ngo Rabere yavuye iwanjye ajya aha arangije akora ibi akasubiye mu Rwanda nibyo gusa ose ntiyababwiye ko yasubiye mu Rwanda ko yatashye afite inda akajya kubyara nibyo nyine atashye ajya kubyara yagiye mu buzima bwe busanzwe hano hari umukobwa wigeze kuvuga ngo hari umuntu amwarikiye yajyaga ajya mu kabari agakora ibyo akora icyo gihe nendi Mariye ntabwo nakabe najyaga n'umugabo wanjye ibyo yajyaga mu kabari agakoramo ubwo se nari impari ngo mbihagarereho erega umuntu avuga ibyo azasubiramo my friend
nk'ubu se ngiye nkavuga ngo yaribye ntabihagararaho urumva iyo ni ukumwangiriza izina andeze bamfunga yavuga nza n'ibimenyetso ibyo navuze nibyo nahagararaho nawe ibyo yavuze yabihagararaho that's it ngo yavuze ngo narumvishije ngo yakoraga ibi ngibi ngo yuriraga ameza ibyo nabambeshye ko ntabwo nagendaga nawe ntabwo nabaga mpari kandi yavuze yuko ari wowe wabimubwiraga ngo ari wowe wamubwiraga ibyo akora ngo yambaye string n'agasuti nyine nabyerekane burya ibimenyetso ni byiza nakubwiye ngo nerekane ifoto ngewe nawe turi muri boîte ngo yenda ngo twagiye mu bagabo niba uzi kubara neza wumvishe ko yakubwiye ko yansanze mfite umugabo akiri umukope wanjye tutabana urumva icyo gihe mfite ko wumva yari afite amafaranga nari kuba njya gushaka abagabo b'iki none ubu se Mutoni yari kuba miki anyishyura inzu si ya miliyoni na magana ntwaye Mercedes brand new nari kuba Mutoni akorera angahe kugira ngo yame ahubwo ko yamaraga iruhande akaza tukagenda twinywera inzoga haba amarifting nkabajyana aha nta mu mapati twigendera kandi n'umugabo wanjye yabaga hari atanakubeshya ngo nagendaga njyenyine dore ngo arahari nabikubwira kandi yavugaga ngo warabacuruzaga ngo nawe ukicuruza none se we nta kintu ndakugenza gute koko kugira ngo ubyumve nyine wowe uri kuvuga ibyo ariko Congress nyine nawe yavugaga ibyo niyo mpamvu Congress yabivuze ko udashaka kubyumva wowe Congress yakubwiye ngo umukongomani ngo nabaga mu cyumba kimwe na saro ngo aranyimara njyana mu nzu nini akajyaza akamena ibirahuri by'imodoka akamena ibirahuri by'inzu amvana muri iyo nzu tujya kubana ntabyo yavuze none se yabivuze ngo nakubwire ko ageze yumva umukongomani dutandukana ko Mutoni yavuye natandukanye n'umukongomani mubaze umuntu ufite amafaranga gutyo ugufiteho control wamuca inyuma ryari warara hanze se azi icyo social media ari cyo ntabwo ukuri kose ari gushaka kugushyira hanze yewe nabyo nzi ubwonko bwanjye buri guswenyagurika ariko ntacyo mbahaye sho mwe mwarambuze yajyaga mvuga nk'icecekera nkabumva nkajya nkumva ntabwo bakubwira ahangaha ngo ugende ibyo ngibyo byose bitambwira icyo bahobora icyo mbahaye se ntuza uhaye ikisi ni ibi ngibi ni Galaxy wankanzeho ni intaro mpaye muri ayo mafaranga uri kwiratana ufite ntabwo mbizi n'izina ry'Imana nta n'izibamo nta n'ikibamo taba nyine uduhaye sho ntugasekwe sho utanze niyihe uretse kuza kukiraringa izina rya se no kwisobanura nubwo ntacyo bimfashemo ibi ngibi byanyu ntekereza ko ibintu muri gukina nabyo ukuntu bajya kuri kadi akande turebe genda icyo babwira guys mutabigeze kundi kintu nababwira kimwe ni iki ngiki ibintu muri gukina nabyo ntabwo muzi uburemere bwabyo ntabwo muzi ibintu muri gukina nabyo igihugu kirirwa kirwana uretse gato ibi bintu mwe muri gukina nabyo muri kuza kwikinishwa nabyo you have no idea this is the really sensitive stuff muri gukina nabyo urimo kumva so rero iyo muri kuza ahangaha umuntu arakubwira ngo tubwire wowe ukavuga ngo arabizi ngo wabisuzuguye ngo sawa nyine ibi bintu ntutekereze ko ibintu biri buze kurangira wewe muri ahangaha muri kugira mu nkandire mungiye muri gift gallery ubasha kuyinkorera amayinkoreremo urekane nabo icyo nababwira kimwe n'iki ngiki ibi bintu biramutse bifitanye isano n'ukuri ntabwo byaba ari ibintu byo kuza kuvugira no kuri pano hanga gutya ngo birangire gutya nibyo what you have to know nuko mudazi ibyo muri gukina nabyo ku mpande zombi ntimuzi ibyo muri gukina nabyo ko bari gutwika muri gushaka gukinisha ibintu biri very very sensitive hari abana bagurishwa bakanicwa nibyo ne mujye mukurikira mureba ukuntu leta yirira u Rwanda no kujya kuvana abana muri bihugu by'abarabu turi kumwe so rero kuzanga mukazana ibintu mukabigira blague so icyo mvuga ni iki ngiki rero please ndabasaba ibi bintu mutekereza ko ari ibintu biri aho ngaho ntabwo ari ibintu byoroshye uko nyumvishe urumva mbireka bikagenda gutyo lately kandi ngiye kuko nawe nabonye uri biracangacanga ntabwo ibi ngibi uburyo uri kuvugamo uri aho ngaho ibi turi gukora gutya ni ugusaza imigeri ntabwo ari ugusasa imigeri ibi ngibi bigomba kujya mu mategeko bigasobanuka nibwo uri kubitekereza ko ari ugusasa imigeri ntabwo utekereza ko ari ugusasa imigeri ariko ndakubwiza ukuri ntabwo ari ugusasa imigeri turabiregera ababishinzwe barakora investigation ngiye ahantu hazwi ndazwi mba muri diaspora ya Kenya hari ikintu niba naramugurishije kwa kesa hari umuntu bizi muri Kenya mu bintu Rabera yavuze umuntu statement bamuhaye bamubwiye ko ntabwo wamugurishaga kombe kumugurisha ariko wamutangagamo pasi
gutanga pasi no uretse kumusesa gato ni hehe abagabo uretse b'abakire gato uyu nguyu urangije uvuga ko iby'uwo muntu avuze niko kuri so reka tugareke gato icyo cyo Mutoni ntabuze nk'abantu batatu uretse gato bamureze kuri ambasade nzi uretse gato uretse gato reka iterabwoba nibyo kuri iki kintu wiyemereye ndashaka kugira ngo ugishyireho umucyo nibyo Mutoni wamutangagamo pase nta pase namutanzemo nari kumuha pase muri inde ngewe nzinde nubara igihe nari maze muri Kenya nari nzinde ngo ndamuha tubwiye ngo iby'uwo muntu avuze niko kuri oya uriya muntu yari kunya ku nshuti z'inshuti y'umugabo wawe ngo ndakubwiye ngo reka mbabwire rero iyi live muzi ko navuye mu rugo nkajya ku kazi iriho nari nzi ko iri bumanuke ahubwo na nuko navuga ngo fata nimero ya Mutoni ngo uzamuterete please ntawe yavuze ngo namutesheje ngo mushuti w'umugabo wanjye ngo bitaga ngo Antoni akari kantu ushaka kugaruka mbere yuko tugira gutya mbere ariko ni kagarukeho boss wanjye abo bakobwa bagiye kuvaniramo uyu nguyu inda ukabyuka mu gitondo usanga yayivanyemo barahari ntabwo nzi ndakubwiye ngo ntabwo mbizi ariko ari ibintu bifashe umwanya abantu bazaga iwawe b'abanyarwandakazi muri Kenya bakaza iwawe bakahasanga umuntu uhamaze tugende gakeya unyumve neza cyane utubwiye ko abakobwa baje iwawe b'abanyarwanda bakaza nibo bamufashije gukuramo iyo bamutwaye kwa muganga gukuramo iyo sibyo uretse gato aba bakobwa nge ntabwo twistinga ngo bishoboke ntabwo ngo twistinga uretse gato tugende bishoboka genda gake watubwiye ko uyu mukobwa yaje iyo nda yayikuyemo mu kwezi kumwe ahageze siko bimeze utubwira ko hari abakobwa b'abanyarwandakazi yaje agahita amenyana nabo hanyuma nibo bamufashe gukuramo iyo nda niko wavuze siko wavuze aba bakobwa uyu muntu yaraje mu kwezi kumwe ahita amenyana n'abanyarwandakazi ahita bazana iwawe wewe utabazi niwe se wazana ngenda kubwiye ikintu Godfather ndabisubiramo rimwe sinongera kubisubiramo yego ndakubwiye ngo ngewe nari ndi muri position mfite amafaranga ushaka kwinywera inzoga ushaka kwiryamira ushaka kurya inyama ushaka kuza kumva imiziki inzu yagiye bagifunguye yego wibuke ko Mutoni wabyivuye ko nafite umugope w'umukongomani icyo gihe bakajya baza evie most of the time nta nubwo nahararaga Mutoni arabizi ko najya kurara ku mugabo wanjye igihe cyinshi inzi kaguma aho ngaho abaje kurya abaje ibyo bashakaga ibyo ntabwo byandebaga yego bagaca aho ngaho muri intervale ntabwo navuga sinabeshyira ngo witwa gutya cyangwa sinabeshyira ngo witwa gutya sinabeshyira witwa gutya ngewe icyo nshinzwe ni uguprovinga ko ntagize participa muri icyo gikorwa icyo cyonyine yafashijwe nuko ngo yaraje amenyana n'abantu mu kwezi kumwe we utazi abamenye iwawe mu rugo hanyuma bajya kumufasha kuvanamo inda ko nakeka yamenye gute sawa kwikuriramo Kongo sifungura mike yawe Kongo oye inda yawe yavuyemo ite yavuye mu gihe kingana iki ndongera mbisubiremo yankuye mu mujyi aho bisi zihagarara wa Nairobi yego narabyimbye ibirenge n'amatama arambwira ngo nteye iseseme ngo nabayemo turagenda aranzamura ndumva yarabaga muri etaje ya 4 yego arambwira ngo wahabonye ahantu ntuye ngo nagutakajeho ngo n'ibintu byose ngo na bisi nakwishyuriye n'ibyo nagutakajeho byose ngo nakuryama ahantu ngo hameze gutya ngo wowe ryamusinzire ibindi tuzabivugana waruhutse yego nkangutse mburinda ndamubaza ni umwana wanjye yagiye arambwira ngo ntunere iseseme ntabwo ndi nyoko ko nari namubwiye ukuntu ntari nyiba mu rugo
ngo na nyoko yarakurebye arakwanga. Ahantu yari atuye iyo wahagaraga kuri bariko inyuma mu gikari wabonaga ahantu hamanukira amazi, arambwira ngo wibeshye ngo ukibeshya ngo ukanakopfora ngo nagukatamo utumoruso ngo nkajya ngenda naga muri ari amazi umanuka. Utumoruso kandi afata telefone yanjye, afata pasiporo, aramfata aramfotora nambaye ubusa anshyira ku rubuga bita Nairobi. Wambaye ubusa? Urwo rubuga bagushyiraho wambaye ubusa. Komeza. Nuko nguko indangi yavuyemo. Ntabwo nzi amaherezo y'ukuntu byagenze, ntabwo nzi ngo nimba yarazanye abantu, icyo nzi nuko inda yavuyemo nabyumva, nabyutse nka burindi. Bakobwa muri ahangahe ibyo bintu birashobora ko umuntu yagukuramo inda. Yari ifite amezi angahe? 4. nta side effect bitera abantu muri ahangaha, ntabwo ibyo bintu bishobora gutera ingaruka mu mbwire niba none se ubwo ko yaje ntabizi ko atwite, savuze ngo yaje ntabizi ko atwite, none se imiti nayikuye muri ako kanya yaje akaryama agasinzira kandi waramubonye kugahita ubona inda sheri nyine oya ngo yaje atabizi ko atwite kandi uretse gato yaje abizi ngo yaje utazi ko atwite kandi hageraho watubwiye ngo wamubajije ngo uratwite. Umutoni arabyivugiye ngo yaraje mukubisa amaso ngo ndamubona ngo ndamubwira ngo ngo uratwite, ngo yabyimbye ibirenge n'intuza, bivuga ngo nabimenyeye sur place. Sibyo? Ndagenda ndamuzamura ngo mushyira mu nzu ngo ndamuryamisha, ndamusinziriza, inda nyimukuramo, abyuka nta ndafite. Ubundi si ibyo bikoresho nabiguze yari yagiye kubishaka hehe? Iyo intervale muri kumva ntagiye kubikura hehe? Ntarabitetse n'amasafuriya cyangwa n'ibiyiko. Kandi avuga ko agiye kuzana abantu babimukuriyemo. We ibyo nibyo uri kwishyiraho bro. Singu yarahari. Dore ngo abantu baruzi hano bumve ko yavuze iryo jambo. Okay, wavuze ngo iki niko Congress. Inda yayukuriyemo wenyine yazanye abantu ngo byutse ngo arambaza ngo umwana wanjye yagiye hehe, ngo ahita nyambika ubusa ngo aramfotora, ngo ahita nshyira kuri Nairobi raha. Ntabwo ari kuvuze? None se niko Congress. Warabyutse usanga ari wenyine mu nzu. Iyo nda yayukuyemo ari we wenyine, byagenze bitereka tugeneye gutubwira. Ega urumva Oliva nta bisobanuro na bimwe wamugombaga. Ibisobanuro byose yakubwiraga naba akakubwirana umushiha, ntabwo yigeze ansubiza ukuntu yankuyemo inda yanjye, ntabwo yigeze ansubiza ikintu na kimwe. Yatangiye kunkoresha ako kanya nibwo yatangiye kumfata ngira umucakara. Uwo icyo gihe yahise yagukuyemo inatangira no kugucuruza. Nta nubwo nigeze njya mu mihango kugira ngo noneho mve ukuntu bari babigenje. Nta nubwo nagiye mu mihango, ni ukuvuga ngo ngiye nabyutse nsanga nta nda mfite, diregita ahita amfata amafoto, aragenda ajya kugura ubwenda bw'ubusekiso, atangira kujya nyambika ngo client naza ngo asange ndi sexy, ahita atangira kunkirishaho imisatsi, imyenda yose nari najyanye arayifata yigira 0. Okay, hari ikindi kintu turenzaho ibingibi rwose. Ngewe ibingibi ndabona birengeje, ibingibi birenze, ngewe ibingibi birenze kuza kubivugira hano. Ngewe azironga ba nyir'ubwite murahari mwembi, muri abanyarwandakazi sibyo? What we gonna do? Urimo kumva? Ibi ni ibintu ntekereza ko bigomba kurangira gutya. So Oliva ni izina ry'Imana, nibasanga ibintu byarabaye, urumva byaba biteye isoni, ntabwo ari byo wakorera abana b'abanyarwandakazi. Congress ibi bintu bigaragaye ko ari ugufata umunyarwandakazi ukamuhararika ukamushyiraho icyo cyashya n'uyu mwanda. Ibi ngibi nabyo ntekereza ko bidakwiye ku muntu mwabanye, kumushyiraho kino kintu ntabwo wabisimbuka. Ndakura hejuru ahantu nini kwa Godfrey, urumva? So njye nta ruhande nigeze mfata muri iki kiganiro, turi kumwe. Ubwo reka dutegereze igitegeko rivuga cyangwa dutegereze uko bizakurikiranwa. Ni byiza ubwo wowe nani Olive uvuze ko utazabiceceka, ugomba gusaba ubutabera bw'ibyo gushyirwaho. Congress nawe ndagusaba niba hari aho ubona
wasaba uburenganzira genda usabe ubutabera kuko iki ntabwo ari icyaha gisasa ngiye nicyo nababwira hari ikindi Godfa ntabwo barankagira akantu mvuga ndaje wowe uretse gatoya ndagufite uretse gatoya wowe kuri bino mbabarira ni ikintu numvise mu pera ndashaka kubaha ngira ibyo nkwibariza dore nari narakuzi mana we Fabi twibwire rata Godfa mubare mu ijambo rimwe mvuga ikintu nari nguhaye fata okay murakoze none se ko ngiye numvise uyu mukobwa Congress niba ari we Sophie nzi simbizi pe none se uyu Congress ko numvise ngo Olive yagiye kumufata ahantu muri gare ngo abona ngo yabyimbye indango nako ngo yabyimbye ibirenge ngo yabyimbye amatama ngo arangije ngo ahita amufata ngo amutwari we ngo amugejeje iwe ngo aramubwira ngo ryamuruhuke ngo tuzavugana waruhutse ngo bukeye ngo abyuka ngo ntanda afite ngo ahita ngo amwambika ngo amasexy ngo aramufotora ngo amushyira ngo kuri site y'uburaya namwe koko tuvugishije ibintu biri logique deja urebye kuri baby bam ukareba inda y'amezani aba ari umwana aba ari umubebe pe no mu bihugu byemerewe gukuramo inda ntabwo bajya bemera gukuramo inda y'amezi 4 ibindi rengeje amezi 2 n'igice burya batangiye kuba umwana ni gute umuntu udafite materials z'abaganga udafite iyo chambre d'accouchement ashobora gufata umuntu akamushyira mu nzu iwe akamukuramo inda adafite icyumba babyariramo yarangiza urabona niba umuntu wakuyemo inda nk'iyo ngiyo y'umwana deja n'umwana akabyuka akamufata urumva yari yabyimbye amatama n'ibirenge agahita amufotora akamushyira kuri site urangwigurishe sitople njyewe ndimo ndavuga uwo Congress njyewe ntabwo muzi ariko njyewe ukuntu Congress avuga ashobora kuburya ntubona abanyarwandakazi muri rusange ariko n'abanyarwandakazi twimereye iyo twishimye turarira niyo tubabaye turarira tukanaseka cyane tukarira ashobora kuba afite ikintu cyamubaje nda mu buzima simbizi simucira urubanza wa mukobwa we ariko ngiye nk'ukuntu ngewe mvuga twese nk'abantu dutekereza ni gute umuntu ushaka kubyuka wakuyemo inda ukabyuka niba bagukuyemo inda koko uranarembye urababaye urabyimbye nta fresher ufite umuntu agahita agufotora agahita akubwira ngo kuri buraya ibyo numva atarimo ibintu byo kwegza amaraso ukayahagarika uti gusa nyine nanjye nicyo na Fabiola nanjye nicyo natekerejeho cyane inda y'amezi aba ari umwana watangiye kuba developed sibyo ntabwo rero ari ibintu bishobora gupfa gushobokera umuntu uwo ari we wese udafitemo experience sibyo rero birashoboka yuko Olivia na Congress hari ibyo wenda bapfuye cyangwa se batumvikanyeho ibyo wenda nibyo twarebaho cyane ariko ku bijyanye wenda yatubwira ati yaragiye yangurira imiti araza arayima ariko kuvuga ngo yaramusinze akantu ntari kumva neza yaransinzirije birashoboka yuko baba barabivuganye akamubwira ati fata iyi miti biragenda gutya na gutya kubera ko nta mwana ashaka mu nzu yanjye that is very much possible ariko kuvuga ngo yaransinzirije ndabyuka nsanga nta mwana at 4 months amezi 4 ibintu ari umwana murashaka kumwe ko abantu 900 hano nta bakuyemo inda y'amezi 4 yazamutse akaduha ubuhamya uko bigenda oya noneho ikindi mutari kumva uburemere mutari kumva yenda keretse nk'iyavuga Olive yandangiye muganga yinkuramo okay Olive yanyishyuriye ku bitaro bayikuramo njyewe Olivia nkamufata nkamutambereza amaguru nkamukuramo inda umwana nkamuta nawe nkamudoda ugahita umufotora agahita ajya mu kazi ngaho mureke twumva umuntu bita Lina hanyuma nta muntu ushobora kunsevingira iyi fragment mu bantu mu byagiye hanga 900 ubu nta muntu ushobora kumpereza 1000 nta muntu wankorera muri galeri agasevinga iyi fragment mwoka rwa ruhe rimwe twagiye Lina umuntu ushobora kunkorera muri ntuza wari usabye ijambo yego nashaka kubwira urabazi cyangwa ugiye uva nk'impuguke kazi ngiye oya nawe ndi impuguke ariko mu bintu bijyanye no kubyara no kuramo inda nabikubwiraho urabikora uri umuganga cyangwa warabikoze ndi umumama ahubwo byambayeho nabikubwira urakoze cyane tujye mbere none nifuzaga iyo ari inda kwa kundi Gashumba yavuze ngo bakora mu nda bakagukuramo inda ubundi ku munsi wa 8 iyo watwise umunsi wa 8 umwana aramanuka muri uterasi agashaka ahantu aba kandi ahantu aba arahacukura urukumva none iyo bagiye gukuramo iyo nda nk'uko nguko baguha ikinini gitoma yanda izamuka ikajya hejuru
uri kubyumva yandi abagore ituma yandi iva muri hahandi yishyize ikazamuka hejuru kugira ngo babashe kugira gute kuyikuramo. Yego. Ntago bibaho ko bakuryamisha ngo bagukore mu nda, ntago babona uwo mwana. Kandi inda y'amezi 4 ni umwana urabyara ukabyara ibintu byose ukabibona. Nubwo biba bidashyitse ariko ni umwana. Yego. Mwese kuva biri possible ko nayimukuyemo ko nabikora ntabwo bibaho ko umuntu ashobora kugufata gutya ku ntuza yiwe ngo agukuremo inda wowe utabigizemo uruhare. Ntabwo bibaho. Turakenera nta mpuguke y'umuganga iri aha. Ndi kubikubwira byambayeho Godfa. Umwana w'imyaka 4 Shami ni umuganga w'amezi 4. Wakwiye umwana w'amezi 4. Ikindi kandi umwana inda y'amezi 4. Ntabwo wava aho ngaho ngo uhite uba muzima ngo uhite ugenda ngo ibyo bintu ntabwo bibaho. Abantu bari hano batubwira ni Shami numvise umuntu abatekereza beretse gato Shami n'uyu yandike hano oya pano uyu nguyu amwise muramuzamura se wandi wantwaye Dominique aravuga neza. Oya we ni umuganga Kongre aravuga nk'umuganga ntabwo avuga nk'umukeba wawe. Andikamo bakuzamura ugira ibyo usobanura. Mutapinge zubene arapfuye arashize bombo klati. Arihe gazi tap your screen chat. Tap your screen yitwa nde? Yitwa Shami Kare yahoze asaba kuzamuka cyetse nimba yagiye. Azi gushyira muri request. Shyiramo request bakuzamure cyangwa wandike muri comment kuhari kuko mukanya wavuga ati bakuzamure. Ariko reka mbabaza ubu nshaka sinabacika nkagenda. Uraduciye kujya hehe reka tuvanga dushyizeho mucyo. Duceka. Godfa hano hari umuntu uvuze ngo izamarere ngo ariko ngo muransetsa ngo ari gihe ngo babicisha hasi. Nagiye bacisha ikinini hasi ngo nibashyira ikindi hejuru. Ariko reka mbwira ijambo rimwe ni Congress gatoya yenda basi ngiye hari ukuntu ngiye kugenda gafite umwana muto. Umva reka mbabwire. Reka mva nkubwire Godfa. Congress yenda katuvuge niba afite nibibazo yenda nkaba narakontribuye ku bibazo afite yenda kwa naramwiyoye ibyo gukuramo inda byo simbivuze ntanda namukuyemo sinigeze mucuruza yenda nkaba narakontribuye mu buryo bumwe n'ubundi icyo nzi cyo naramwinyoye bihagije muri Kenya pe simbabeshye ariko najyaga muconka mu sizinga nkigendera simuvugisha yenda nkaba naramwinyoye bikamutera igikomere akababara icyo nicyo mana bimbabariremo kandi ubyihanganishe. Niba ibibazo bindi byose ufite nda mu buzima bwawe biri kukuderanja bituma wiheba burira tukuyunguyu shamana ntabwo nzi gusenga ariko nimba rusenga nzamukifuza gusengera ibindi rero bisigaye reka tubirekera amategeko. Niba naraguhemukiye nkagucuruza nkagukuramo umwana ugenda ugiye kundega muri ribu rwose ikora investigation bamfate bampane nta muri society nyarwanda ntibyemewe ariko nanjye uko wamparabitse ntabwo sindi buguhereze. Congress mereza nimero yawe Ngwiki nampereze nimero agwe nimero y'ukora iki mereza nimero yawe uri nimero kandi sumbwe ngo njye gutanga ikirego uretse gato nimero ngitanga ikirego oya mereza nimero uretse gato ariko uyu mugore ni gitangaza nimero kandi reka twumve ntuza Shami ni Shami n'uyu nguyu mwana uri cyane n'uyu gazi mutapinge screen Shami na Shami mureke mbabwire mureke mugire ikintu mvugaho ntabwo mvuga amagambo menshi kuko sindi muri ibi bintu nta nubwo ndi hano gusobanurira ribu cyangwa se ikintu nashaka kubashyiraho umucyo hagati y'aba bantu babiri ni uko ntabwo bishoboka ko umuntu akurirwamo iyo nda y'amezi 4 kuko aba ari umuntu inda aba yararemye so ntabwo rero bishoboka ko bagukuriramo inda ntumenye uko byagenze atabifitiye uburenganzira even niyo waba uri nasi ntabwo byemewe ko abigukora noneho ari hehe
ari no wumva ngo barabikoreye no mu rugo iwabo ntabwo bikunda, kereka niba bishoboka ko uyu bita ngo ni Hilo ashobora kuba yarahamagaye abaganga wenda mu buryo bundi bwe yakoresheje bakaba babimukorera, ariko kuvuga ngo Congress wenda ntiyabonye na period nabyo ntabwo bishoboka. Ufite ariko n'ibimenyetso birashoboka ko bihagije. bayikuramo asinziriye bayivanamo. Ntago byakunda kubera ko process zose kereka Congress aba yavuze ati njye narabibonye banteye imiti, yazanye abantu bantera imiti, ibyo byo byashoboka, ariko kuba nawe atazi uko byagenze akabyuka agasanga nta na period ariko nta maraso ari kubona nta kindi, umva ko ntabwo bishoboka rwose. Murakoze, njye ntabwo ndi muri iyi case, mukomeze ibyanyu. uretse gato tugende gatoya Congress, muri abo bakobwa 50 watuboneramo babiri bashobora kuza gutanga ubuhamya. Uretse gato, murabyumva mute? Watuboneramo babiri bashobora kuza gutanga ubuhamya bw'ibyagukorewe cyangwa ibyo mwakorerwaga basavayivinze ibyo. Oya pana nona, murabyumva mute bantu muri aha? ni ugutegereza tukumva. nawe ubu ndetse abakobwa 50 bose babaga muri iyo nzu imwe. Yego. Mm, mm. atirisi wowe ukoresheje ubwenge. umva nkubwire riri Hari ikintu reka nze nunganire Congress, njye navuze ko nta ruhande nyina kuri ikintu mu bijambo. riri Ndasaba ijambo. Ahangaha Congress yakoresheje ijambo, yavuze ngo njye nta ruhande mfite. Yavuze ngo naje gusanga kuva muri ibi bintu bizangora, urimo kumva, nta bundi buryo biba ngombwa ko nigira ikigoryi niyegereza uyu mudamu nanamwereka ko ibyo ankoresha nanabyishimira namaze no kubikunda, ndamwiyegereza mbana nawe. Icyo kintu murakibuka? yakivuze. Aravuga ati kugira ngo mucike, ko ntabwo namaze kurya mucitse, aravuga ati nge kugira ngo mucike byabaye ngombwa ko mwiyegereza mwereka ko nibiri kunkorerwa nabaze kubyakira kandi ibintu iryoheye. Aho ngaho nibwo yaritse nkajya noneho nidegembya. Sinzi kubyumvikana. Kukibuka ikindi riri ya ubaretse nkubwire ririyo, naga indaya ikugurisha mu bana nk'abanzi, naga indaya ikugurisha mu bana nk'abantu bagiye kwicana cyangwa abajura. Wapi, hari aho mugera mukumvikana, hari aho bigera bigahinduka gutyo, akagutera na make-up mukaba inshuti, aho mutumvikanye bikajagura, ubundi mu kandi kanya akakubwira uwamurongoye neza n'uwamurongoye nabi. Indaya ni gutyo ziteye, ubimenye. Niba utarabaye indaya bifate gutyo nyine, ni gukungwa nk'uko babana, nuko twe twabyumva. umuntu akwasika murakamucira mu kanwa igikororwa, ejo maze mukaryamana ku buriri cyane rwose. Baranatimbagurana bakanabagana mu gitondo, bakaba buri ibintu by'indaya nta muntu ubyivangamo. Igo
none indaya za VIP ntago ziserera ngo birambe kubera ziba zifite amafaranga urumva ngiye kandi babwira ibintu reka bamutazi mbabwire akantu kamwe ubundi ngiye kugenda amasaha hano arageze hano ni 11:00 kandi tumwana ujya ku ishuri ugomba kwitegura umva nkubwire akantu kamwe kino kiganiro ikintu nyumvishijemo buriya numubone nacecetse ngaceceka gutya mukajya mubona ntari kuvuga mukibaza ndi mu biki nasubizaga ubwenge inyuma ndavuga gase Mutoni twabanaga turi abanzi ndi shitani naramwangaga koko nako ndi kwibaza Mutoni ibintu byose namukoreye ubu nubwo nababwira ko yamaze kunsiga icyasha ntabwo mushaka kwemera ko ikintu kiza namukoreye nta na kimwe mwakemera ariko deep inside umutima Mutoni arabizi ukuntu amurwanira ishyaka Mutoni arabizi 100% arabizi ukuntu amwiruka inyuma namurwanira ishyaka bakamufunga akajya kumuhiga nkamukuramo arabizi none ikindi kindi utazi Mutoni we aranze azi ukuntu hari ukuntu ngira amahane buriya Mutoni nitwigeze dukozanyaho naramwirendaga nabona Mutoni yakise umuriro nkiruka nkigendera kugira ngo ntamusembura mu mutwe Mutoni nta umva si nk'ibyo byose avuze ko atavuze ngo riva ngo wenda ngo aratekaga kanyima ibiryo ngo yanyimaga imyenda yo kwambara nta myenda yagiraga yambaraga imyenda yanjye twaranganaga urumva ibi byose ari kuvuga ahubwo buno nibwo ndi gusubiza ubwenge inyuma nkavuga se ahangaha rero urukumvanga mwarambaranaga uretse gato mwarambana rero ahangaha uri kunshanga mwarambaranaga mwabanye igihe kirekire ibyo bintu byabaye gute mu mezi 3 gusa wabanye nawe muri cyo gihe twabanaga twarambaraga twaranatandukanye ibyo yaramaze no kugenda mubaze Mutoni yashaka umwenda wo kwambara yacaga mu rwakambura wamwe umwenda wo kwambara nkiyambara nkigenda akaca mu rwakambara akagenda Mutoni ntabigeze mufungirana ahantu hose nagiye ntura nyuma yo kumwirukana iwawe ugasanga ku rupangu byaserereye nyuma mwongeye kwiyunga mukajya muhura mubwira ko ariko amafoto neje bundi ya postinze ifoto ndiho njye n'undi mukobwa witwa Didine ntabwo ajya postinga ntabona nk'izisekera nakwereka amafoto yose turi kumwe nta foto iri munsi ya 2 muri 2011 amafoto yose ari nko muri 2012 kandi namwirukanye muri 2011 uretse gato amafoto yose muri kumwe hari ryari muri 2012 ayo mafoto arahari uretse gato mwabaga mwasohotse mwabaga muri hehe uko nabaga agiye nko gusohoka nkanda ngo Mutoni nkamuhamagara muto urengo tugiye nkobye umva yenda sinzi yari nkambwira ngo fata taxi unshonga gutwara ngene ku imodoka nkamutwara twaje kwinywera byeri nge ntabwo niba hari amafoto y'icyo gihe uretse gato niba hari amafoto y'icyo gihe nani Congress vayo ko nihaboneka amafoto mwishimanye mwasohotse 2012 kandi uvuga ko icyo gihe wari ufungiranye mu nzu biraza kugenda gute ntibyitwiharabika wabimenyeye he byagenze bite rero ntabwo wamaze imyaka 3 mu nzu ufungiranye mu nzu yarabafungiranye mu nzu iyo mwarasohokaga mugatembera rero niba sinzi ntabwo ko nifite umugabo ufuha ariko hari akantu nababwiye nanjye nshaka ko abaprovinga umva nabereke ifoto imwe excuse me umva my friend nabaprovinga bereke ifoto imwe yonyine ntazane ebyiri ndi kumwe nawe muri boîte imwe yonyine kandi umubwiye ko mwasohokana imwe kujya gusohoka no kujya gusohoka nko twajya oya
uretse wumve yizane gusohoka ukuntu byabaga bimeze gusohoka nubwo twavuga ngo tujye kurya kuri UTC tukagenda twinywera amabyeri noneho ikindi kintu akandi kantu mutari gushaka gusubiza inyuma urumva ko hari ukuntu yavuze ngo mba mu nzu ntoya ngo wa mugabo nyine umugabo w'umukogomani ngo yarazaga ngo twaryama dufite inzu y'igitanda kimwe si yabivuze urumva ko way back icyo gihe nari mfite umukopi icyo gihe ariho nankuye muri iyo nzu ntoya akajyana mu nzu nini urumva ni bamba w'umukogomani ni nayo ngifite icyo gihe cyose bamba none se ubwumva najya kwicuruza ryari nararaga mu bagabo ryari kandi wumva yaramburaga akaza akamenya ibintu byo mu nzu yangurira imodoka yambura akaza akayimena ibirahuri nta muntu utatuzi hano mu Nairobi my friend nari kumucika gute ngo sinzi okay n'amafoto yose ari bone muri turi kuvuye ndafite na arana hano kuko nta hantu yajyaga asize nta hantu yajyaga musize yarabyivugiye ubwe kuko yambaraga akaza akamena ibintu ngo yazagacisha amafaranga mu cyurugi urumva ko yabiherekare tucyo mu nzu ntoya anjyana mu nzu nini inzu nini agasohoye inkura tujya kubana mu nzu urumva ari space mfite koko ibi byose yavuze ngo mumbwira ahantu namucikiye ndo umugabo nkajya nko kurara nko kudavuga igitarama cyangwa ku Gisenyi cyangwa hehe mwashaka abantu harimo space nge nabo twagiye mu bagabo arani tutari kumwe no ndabumva reka ndeke guca kure busheriye Mutoni yavuze ngo wa mugabo w'umukongomani ngo yajyaga aza akadusanga mu nzu ngo nkamusuzugura ngo agacisha amafaranga munsi y'urugi ngo akansaga ku gitanda ngo Mutoni ngo turyamanye ku gitanda kimwe ngo twaryamanye ngo turi batatu ngo noneho ngo uwo mugabo ngo niwe afashe icyemezo cyo kutwimurira mu nzu nini ngo tujyana mu nzu nini aho ntabwo yahavuze yahavuze singibyo ariko sha bari na beza yaba Nyagasani ntabwo bisekeje ibi bintu bibaho excuse me ariko uretse turebere twerekera kongure ariko bari na beza bihe kuje ninde wafunze live ye bibaho ni ibintu ariko turi kuvuga ikinyarwanda kwiki barabacuruza rero niba utari ubizi nabyo barabacuruza
barabacuruza rwose, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu binazwi cyane. Uwakubwira nk'amadosiye aba yuzuye hariya y'abantu y'ibirego na hano maze mu gihugu barabacuruza nkanswe no hanze y'igihugu. Ibintu uri kuvuga urabizi, ungana utyo sheri bakakuranguza. Hari abakobwa bagenda bafata, riri ntago ari ukugabana. Hari nk'ukuntu umukobwa aza akakwigiraho inshuti, mwajya muri boate, baburetse mbabwire, mwajya muri boate umuntu akaza akakwikundisha, ukagira ngo wowe umuntu mwakundanye biraho ngo birarangiye, ukajyana n'umushuti wawe ngo mugiye kuri iyo nshuti y'uwo muntu, abantu we bakamwishyura akaba ari we bagirira nabi. Ibyo bintu muba muvuga murabizi. Ibintu uri kuvuga ngo ntago abantu bacuruzwa sha, none se ubu ngubu ibyo ngibyo n'abajyana abandi za Dubai umuntu akakwembita ngabo. Oliva sariye muri aho bose Nyako Nadia ariko nyamara ushaka ko utabyumvishije neza. Nakubwiye ko twatandukanye nkamusezerera nkamubwira nagenda. Nta tatu namaranye nawe, sinzi impamvu uri kunshinja itatu madamu. Please. ariko se muri kubireba ngiye ko nta bantu ndi kubona. Ngiye ndi kubibona no muri comment ubona noneho ngo ntago bari no kumva. Ushese nuko kumva nta nubwo ngo bari kubireba. oya Godfather n'uvuze ngo ntabwo ari kumva kandi bari kumva no muri comment babivuze. Muri Oya, abantu bo muri comment nabo babivuze. Ngo ntabwo bari kumva congrats muri comment. umbuze uko twaturaguritse umva. Abantu bose banditse ngo riri ngo tuvugire ngo ntabwo turi kumva. ubavugire niba ufite ijwi rivuga. Yego ye. Oya, n'abantu babinyeretse barambwira ngo ntabwo turi kumva riri. Congress uretse gato tukimanura, tugiye kuyimanura twongere tuyifungure. Hano ntabwo ari muri buwate, aha ntabwo ari muri buwate. Cyane muri buwate pako mwari beza. Orororororo. Dore ndi muri buwate na ori. Turi kumvikana. Godfather turi kumvikana ariko hari ibyo Congress ari kudarapa. Ubwo ni byo usundi witwa, uyu nguyu usundi witwa Karine. Congress Godfather ari kukuvugisha. Ni same time nyingi. Ntabwo ari kutwumva. Okay, mumubwire ko tugiye kugenda tukagaruka. Ngo byakunze. Batangiye kumva. Ariko Congress ntabwo yumva. Ngo ubu bari kumva. Kongure uri kumva. Ngende kumva. Nubango rwa kunsubiza atari shaka, ari kumva urugende. Oya nari ndi kubereka amafoto. Ntabwo ashaka gusubiza. Garura ayo mafoto, wa mugore yagiye. Arabitaye. Ntabwo yabita. Yabitaye yamanutse. Kandi amafoto yerekanye. Ndamubajije yarankubise. Ubwo niko mada.
ahise amanuka. ari serious cyane ari umva ari smart birenze uko bitekereza. umva ibi ni natwe niyo ibintu mpamvu tugomba yarazi kuba seriya uretse gato akadusubiza. umva rero congress ikintu ugomba ariko gukora ni kimwe. hariya hano ha godfather yari yagiye yabasubije mu buryo musubiza namwe sibyo mumurenganya Oya oya ndamubajije yabwiye kongeresi ngo niyerekane ndamucarenjinze hano amafoto ahita atangira bari kuntonganya kumwe no mu mezi kumbwira atatu nabi. kongeresi no show niyo bariye Ni kuri yari ari kuvuga ririyo guhera kare. ariko hari ikintu mutumvishe yababajije ngo yababwiye ko nyuma y'uko batandukanye urimo kumva bongeye guhura baba inshuti bakajya basurana ako kantu ako urimo kumva rero mwishaka kuvuga ko byose byabaye mu mezi atatu erega nta ruhande mfite nta mpamvu yo gufata sayidi Mbe ntabwo kugeza aya nigeze masaha ibi bintu biri very sensitive aya masaha ntekereza ko congress ngiye gusaba ikintu kimwe urimo kumva ejo iki ni ikibazo cyugarije kandi ikibazo kiriho kuba ushobora kuzana bino bintu urimo kunyumva iki ni ikintu kiriho ntekereza ko ibi bintu biramutse bifasha uyu mudamu ni umudamu harya niba umufata ahangaha wasanga n'uyu munsi akibikora twabwira ko atakibikora atagitwara n'abana bato. So ibi ngibi rero urukumva wowe babara ucakire uramutinganye uwo mwana w'umuhungu batinganaga munshakire turebe none se urashaka kumbwira ko nihaboneka abantu batatu bane bavuga kino kintu bagatanga ibihamya ko byabayeho umuyoboro nose urambwira ko niba akiri icyo gihe n'uyu munsi ari Nairobi urumva ko akazi akigakora turi kumwe. Ibi ngibi ntekereza ko biraza kuba ngo business yabonye hari akantu kari kuvamo. So twumvikane rero ariko ku rundi ruhande congress ibi bintu niba ari ugutwika cyangwa bitafite ntuza nawe umenye ko bitaza gusiga amahoro. Congress ukakuzinga umuntu ikintu nk'iki ngiki. So icyo nagusaba ni kimwe ntekereza ko niba aragiye ukagirwa inama ku cyaha kidasaza ibi bintu ntabwo kuzana kuri social media nta kintu buriya kinini yego ushobora kuzana bikumvikana ukuntu ariko iki ni ikibazo kidahari ku ruhande rumwe gusa ku ruhande rwawe rwonyine. Erega ibi bintu sinzi umuntu wabivuze hano iyo ibintu bijyana kuri media ntabwo biba bivuzwe ngo birangiza ikibazo cya congress cyonyine cyangwa aricyo cyumvikana ahubwo hahita harandurwa cyangwa hakaboneka inzira yo gukumira icyo cyaha gikorwa. Turi kujyana so biraza kuba ari byiza rero umbabarire ushakira uwo musore niba muri abo bantu 50 mwabanaga hari abandi bashobora kuza bagahamya bino bintu biraza gufata uyu muntu azitabe niba atinabikora bihagarare urukunyumva hatagira abandi bantu bakomeza kuba victime. So bigomba gushyirwaho umucyo. Oliver niba uri kunyumva nawe hasi ndatekereza ko utagiye niba ibi bintu bidafite aho bihuriye n'ukuri you have to clean your name kandi ugatanga ikirego kuharabika uri gukorerwa kuko ni ikintu kibi bari kugushyiraho. So ntekereza ko ibyo ngibyo navuga so nta ruhande mfite ariko uzane bari abantu ejo urukumva nibaza ubwo ntekereza ko utaje ahangaha utabanje kwiyambaza utabera ngo hari ikindi turibuze kuvuga hano none turabona abandi bantu naganiriye na Isimbi Honorine Angela arabizi ngo bakumuzamura arabizi bino bintu Anje mbere muto bite congress sheri Anje we uraho neza sha congress akeneye ubutabera ngenda bizi. Okay twagiye tubwira ibyuzi rero congress sister bimeze bite ni byiza pe. Okay tubwire bimeze bite ubizi wiki Anje bera sha ibyo bintu rero congress ntago bizi kuva kera ahubwo Imana imukoreyemo agapfunguka umutima akabivuga iranamurengera. ndabaza niki uziranye n'uriya mudamu uvuye aha bamufate bamufunge ibyo bintu arabikora pe arabikora si ngombwa congress mubaze no Anje ntunjagaraze sheri mbwira uriya mudamu yitwa rero mutapinge tap ndayifite
Ndabaza tubwire uriya mudamu umuzi gute? Ihangane twumve Bera uriya muntu umuzi gute? Reka ngusobanurire ku ruhande rwa Angela rero ko ajya muri Amerika ni inshuti yanjye iri deep, ni nawe muntu njya mpamagara nkabwira agahinda kanjye, ni nawe muntu najyaga mbibwira ukuntu nacurujwe byose najyaga mbimubwira akambwira ngo komeza ubike ayo mafoto, igihe uzumva ushaka kubivuga uzabivuge. Niwe muntu naba naraganirije kuri iki kintu mbere yuko kugera hanze mfite uruhinja akambwira ati biceceke uyu mugabo ntazabimenya. Rero natekereza ko ariyo mpamvu azamutse hano kubivugaho. Reka twumve rero Ange. Nta nubwo ajya avuga ubusa ndamuzi. She's so serious. Ange uranyumva? umva Godfather ntugire ngo Congress wenda Muzamurera be ni ibintu wenda abyutsa agashaka kuba umusitari kuri social media. Ibyo bintu byamubayeho 100%. Uwo mugore ahubwo ntihaboneka abandi bantu nka batatu bamushinja ibyo bintu nibyo nagaru kubeshya. Godfather muzamurera be ndabizi muri Kenya uriya mugore bamusanze muri Kenya bamufata. Cyamuri quest wowe ubizi nyine ndamutanga amakuru arabe nashyire muri quest ndamuzamura muri kumara gashumba ari hehe zamukara be shira muri quest. Ndakubaza Ange utubwira ngo nibyo that is not enough, nibyo ibiki nayahe makuru ufite kuri iki? Ndeka mananje kuvugana na Congress mu gikari ndagaru. Kuvugana nanjye mu gikari mbabarira nababwiye aje kuvugana mu gikari ntabwo mwitaba dore sinanakuraho mute sishyiraho mute Gode madana kataraza kazaza uyiwe ni gati Godfather wose ibyo nakubwiye ariko so mumbwire kite nta nubwo mwamyutinga noneho nkavuga. Mwibuke ko kino kibazo twavuze ko tutari buyoborwe n'amarangamutima, sibyo? Niba wa mugore abaye ahari mwakongera mukamuzamura. yewe vuga ni mumushake wa mugore ni mumushake niba nahari ntanazamuke. Oya ni mumushake Nadia, ni mumushake kuko noneho ibintu bifite ukuru biteye bitandukanye. Bera nakomeje numva urufata ku ruhande rumwe. Oya ubu noneho ntabwo ndi gufata ku ruhande rumwe ngarutse ikindi gice, niyo mpamvu ndi kuvuga ati bamunzamure. Mbwire rero kugira ngo numve ni numva ari ikindi gice ndamubwira azakumva niba ari ikindi gice ni izina ry'Imana ni mumubwira azamuke. Ariko ari hano uriya mubyeyi impamvu niba ari ikindi gice urongera kuvuga ndakumanura. Shut the fuck up. Wakwihanganye waretse gusaza abantu ufite iki kibazo madame ndakumva rabe waretse gusaza abantu bashaka uriya mugore. Reka twumve rabe wowe Nadia cece uriya mugore ngo yahoze aba hano ku Muhima, ngo ni umukobwa wari indaya iri class ngo w'inzobe muremure ushinguye. Urumva? Muri Kenya ni Congress ibyo nibyo mbwiwe nagira ngo kugira ngo abe ari hano nawe yemeze cyangwa hakane. Urumva? Muri Kenya ngo niho yahuriye na Congress. Urumva? Ngo noneho amwakira nka kwa kundi nyine ngo umunyarwanda yakira undi. Uri kumva? Ngo noneho ngo Congress ngo icyamukuye muri Kenya yajyaga ajya mu tubari ngakinyarizamo nyine agakora ibikorwa ngo by'urukozasoni. Urumva? Ngo baramudipoting ngo yagarutse i Kigali bamudipotinze. Ngo kuba uriya mugore yaragurishije Congress nibyo ngo ariko si mu izina ryo kumugurisha ngo ahubwo yamuhaga pase y'abagabo b'abakire. uretse gato ntago ari gigubimbwiye nimukenera na nimero muze kumbwira nzihe Godfather be karizagigi namwe minshinga ni mukagendere mu Kigali.